Nshuti mukurikiranye ibiganiro kuri Action TV twongeye kubasuhuza. Uyu ni wa mwanya rero twabageneye wo gukurikirana icyegeranyo ku ndwara zifata mu rwungano rw'igogora. Ubushize twari twabereye hamwe indwara ifata mu kanwa ariyo bita stomatite. Tugiye gukomeza rero tureba indi ndwara ariko ifata mu muhogo ariyo bita achalasie cyangwa se esophageal achalasia. Iyo bavuze achalasie rero baba bashatse kuvuga iki? Achalasie ubusanzwe ni indwara ifata mu muhogo, ikarangwa n'intangiriro zo kunanirwa kumira. Bavuga yuko ari affection oesophagienne. Mbese iyo tuvuze affection cyangwa se tukavuga infection tuba dushatse kuvuga iki? Iyo bavuze affection si urukundo tuba dushatse kuvuga muri makeya, ahubwo tuba dushatse kuvuga ko ari indwara. Urugero, affection cardiaque, affection respiratoire, affection aiguë cyangwa se affection chronique. Ubundi bavuga affection, donc on parle l'affection car le gène pathogène qui cause la maladie est non encore identifié. Iyo ibi za microbe cyangwa se amabacteria cyangwa se amavirus yateye indwara ataramenyekana neza, nibwo bavuga ko haba habaye affection. Mu gihe rero bavuga infection quand il y a l'invasion multiplication des micro-organismes, baba bashatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ama micro-organismes ziriya za bagiteri za virusi ziba zarageze mu mubiri ndetse ahubwo baramaze no kumenya indwara icyateye iyo ndwara. Donc on parle l'infection car le gène pathogène qui cause la maladie est identifié. Ubwo rero dushobora kuvuga ngo infection bactérienne, dushobora kuvuga infection virale cyangwa se infection parasitaire. Ako karagaciyemo kugira ngo tubaze twumve itandukanyirizo hagati ya affection na infection. Dukomeze rero twebwe twirebera indwara yacu ifata mu muhogo bise achalasie cyangwa se esophageal achalasia. Ubusanzwe iyo umuntu amira ibiryo biva mu kanwa bigaca mu nkanka, aho bita muri pharynx, bigakomeza mu muhogo aho bita muri oesophage, hanyuma bikagera ku kugara gapfundikira igifu ariko bita cardia, kagafunguka bigakomeza bigana mu gifu. Hanyuma rero iyo umuntu amira hari imbaraga uburyo umuntu aba ari gukoresha, bigatuma haba uruhererekane rwo kwimuka cyangwa se kwikanya cyangwa se uburyo byakwita nka muvoma, ariko bavuga ko haba haba ibyo bita onde peristaltique, kw'impeta zigize umuhogo zihererekanya cyangwa se zimura ibyo umuntu aba amaze kumira. Muri urwo ruhererekane rero cyangwa se muri iyo muvoma irimo kuba iri kwikorerwa mu muhogo ku muhogo nyirizina muri kariya gaheha kagize umuhogo, izo za onde peristaltique cyangwa se izo za muvoma ziba zakorerwa nizo zituma ibyo umuntu amira bigenda byimuka biganagana hasi. Mu gihe rero cya achalasie bigenda bite? Izo onde peristaltique twabonye haruguru ko zigenda zimuka zikimura n'ibiribwa kandi zikaza ari uruhererekane, zisimburwa n'iziza ziziye rimwe, ni ukuvuga ari simultane cyangwa se synchronise, kandi zikagera kuri pharynx, zikagera kuri oesophage ndetse na cardia, zikagerera igihe kimwe, ku buryo iyo umuntu arimo kumira noneho kubera kubura za mbaraga twavuze haruguru za onde peristaltique, kubera ko izo mbaraga ziba ziziye rimwe zigafata kuri cardia, zigafata kuri oesophage, zigafata muri pharynx, bituma rwa ruhererekane rwa ya muvuma twabonye rwa za onde peristaltique ziba zirimo kugenda zimura, zirimo kugenda zisunika, zirimo kugenda zihererekanya zisunika ibiribwa, icyo gihe umuntu adashobora kumira. Bigatuma rero noho ibiri mu muhogo bidatambuka neza kugira ngo bikomeze mu nzira yabyo nk'ibisanzwe. Mbese iyo ndwara ya achalasie turimo kureba iterwa n'iki? Ubusanzwe nta mpamvu izwi iyitera, ariko bavuga ko achalasie est due à la dégénérescence du plexus nerveux parasympathique qui dirige les contractions musculaires de l'œsophage. Ce plexus s'appelle myantérique. Bishatse kuvuga iki? Ubundi mu gice cy'ubwonko bw'umuntu hari igice ushobora gukoresha, hakaba n'ikindi gice umuntu adashobora. Hari ibice bikoresha umubiri w'umuntu, ariko hakaba n'ibindi bice nanone bikoresha umubiri w'umuntu ubwabyo byibwirije biti kora iki ngiki, ku buryo udashobora kuvuga uti umutima hagarara, ntushobora kukwemerera.
ubwo ni uko ngo hari igice cyo ku bwonko kiba kiri mu kubikoresha. Ntushobora kubwira igifu ngo hagarara, ntushobora kubwira ubura ngo kora, ubwabwo birikoresha. Ni ukuvuga ngo rero igihe muri icyo gice cy'ubwonko gishinzwe gukomanda cyangwa se gutanga amategeko ahantu cyagize ikibazo, ako gace kagombye gutangwaho ayo mategeko haba hari ikibazo. Niyo mpamvu bavuze ngo icyo gice cya plexus nerveux parasympathique qui dirige contraction musculaire de l'œsophage. Ni ukuvuga ngo iyo muscle de l'œsophage, iyo mitsi, izo nyama zigize cyangwa se zirampeta zigize umuhogo, igice cy'ubwonko gishinzwe kuhayobora iyo cyagize ikibazo, nicyo cyagiye haba hatangiye kuba iriya ndwara yita achalasie. Ibimenyetso rero bya achalasie ni ibihe? Ibimenyetso bya achalasie ni ukunanirwa kumira muri rusange, bigaherekezwa rimwe na rimwe no kubabara mu gatuza, aribyo bita douleur rétrosternale. Hakazaho ikimenyetso twagiye tubona aricyo bita regurgitation. Regurgitation twabonye yuko ari ukugarura ibiribwa byari byagiye mu nda bikagaruka mu kanwa. Ariko rero ibyo regurgitation des aliments, ibyo biribwa biba byagarutse mu gifu, biba byagarutse mu kanwa, icyo gihe cya achalasie ntabwo bivanze na acide iba iri mu gifu, kubera ko ntabwo biba byahageze. Noneho ikindi kimenyetso ni uko haba icyo bita amaigrissement progressif. Amaigrissement progressif cyangwa se weight loss progressive, ni ukuvuga ngo umuntu agenda ananuka buhoro buhoro, kubera ko ubwo ufite ubwo burwayi aba adashobora kugira icyo arya. Iyo ndwara rero ya achalasie cyangwa se achalasie imenyekana ite? Ubundi umuntu ufite indwara ya achalasie ni ukuvuga ngo aba afite ibimenyetso agaragaza, cyane cyane agaragaza gucika intege cyangwa se nyine kunanirwa kumira. Ariko ikigenzi ni uko iyo umuntu yumvise afite ibyo bimenyetso agana muganga, hanyuma akamucisha muri radiology yerekana ko hari kubura nyine kwa za mbaraga twabonye haruguru bita onde peristaltique zisunika cyangwa se zigenda zimura ibiribwa. Ni ukuvuga ngo rero yaciye muri radio bagasanga izo onde peristaltique ntazihari, umuntu aba atangiye kugira ikibazo cya achalasie. Iyi ndwara none rero yiyongera cyangwa se igakomera buhoro. Ni ukuvuga ko uko umurwayi wifite agenda amara iminsi niko n'indwara igenda irushaho kumukomerera. Umurwayi rero ntashobora kurya rwose, hanyuma yaba atavuye agapfa yarananutse, icyo bita kunanuka bikabije, kubera yuko nyine nta kintu kindi aba ashobora gushyira mu nda. Ikindi kigaragara ni uko umuntu ufite iyo ndwara ashobora gupfa hiyongeyeho izindi ndwara nyine z'ibyuririzi ziza cyane zigafata mu bihaha, aribyo bita les infections broncho-pulmonaires. Ni ukuvuga ngo izo ndwara rero ziza zuririye ku indwara ya achalasie nazo zigerageza guhuta umuntu vuba bwangu, cyangwa se zigerageza kwica umuntu vuba bwangu. Noneho se izi ndwara tumaze kubona ya achalasie ubundi ivurwa ite? Ubusanzwe barimo kuvura indwara bakora icyo bita tendance de dilatation de la jonction œsophago-gastrique. Ni ukuvuga ngo bagerageza gufungura, bagerageza gutazura cyangwa se bagerageza kongerera umubyimba, cyangwa se bagerageza kongera mu ihuriro ry'umuhogo n'igifu. Ariko uko kwagura, uko gutazura, kugerageza gushaka ko mu muhogo n'igifu bihurira haba hanini, n'ubundi iyo traitement cyangwa se iyo tentative barimo gukora bavuga yuko iba ari mediocre. Ariko ubusanzwe ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite icyo kibazo hagomba gukorerwa icyo bita traitement chirurgical. Iyo traitement chirurgical rero igamije iki? Bakora icyo bita bona abaganga bagomba gukora, bakora icyo bita cardiomyectomie de Harrer. Iyo cardiomyectomie de Harrer mbese bakora icyo bita incision de charge. Incision de charge qui constitue le cardia. Ni ukuvuga ngo bagerageza kubaga cyangwa se gukora incision muri icyo gice nyine twabonye cyo mu muhogo, hanyuma kugira ngo bagarure cardia mu mikorere yayo nk'uko yari isanzwe. Twazakomeza ubutaha rero tubagezaho iyi ni indwara, mukomeza kugira ubuzima bwiza.